muri uyu mugoroba tugize amahirwe yo kuza imbere yayo. Buri muntu wese Imana yamuhaye irarika. Imana yadukura inkomyi mu nzira. Hari byinshi cyane byagomba gutuma twari kuba tubishaka ariko ntitubishobore, kuko turi mu isi irimo imbaraga z'umwijima. Imana yaturwaniriye intambara tutabonesheje amaso. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Nanone tunejejwe no kuvuga ijambo ry'Imana, kubera yuko kurivuga ni ibintu bitunezeza cyane, kandi dushimira Imana yadutoranyije. Umugaragu w'Imana Paulo yavuze amagambo akomeye mu rwandiko yandikiye Timoteyo. Yaravuze ati ndashimira Kristo Yesu ko yatekereje yuko ndo kwizerwa, akangabira umurimo we. Ati nubwo nabanje kuba umutukanye, nubwo nabanje kuba urenganya abandi, atariko narababariwe, kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ati kandi cyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Imana yerekanire muri njyewe, muri njyewe w'imbere, uko imbabazi zayo nyinshi zingana. Ndagira mbabwire yuko Paulo yari uw'imbere mu banyabyaha, ariko n'imbabazi yagiriwe nazo ntizisanzwe. Ariko hari ikintu kimwe Paulo arusha abanyabyaha baraha, cyatumye Paulo agira amahirwe. Yakivuze muri iryo somo. Yaravuze ati kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. N'ubundi koko ijambo ry'Imana yavuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Hari umunyabyaha uteye agahinda cyane, ni umuntu ukora ibyaha adafite ubujiji. Uwo muntu ikibazo cye kiba gikomeye cyane. Nubwo Imana ifite imbaraga, ariko biba bigoye gukiza uwo muntu. Ariko niba umuntu ameze nka Paulo, akaba akora ibyaha mu bujiji, Imana izamubwira iti uyu munsi niwumva ijwi ryanjye, ntiwinangire umutima umpindukirire, iminsi yo kujijwa nzayirengagiza. Imana yacu nziza ihabwe icyubahiro. Turimo turiga ibyigisho bivuga ubuturo bwera. Twabonye impamvu yabyo mu bintu byose biba muri Bibiliya. Ubuturo bwera burusha ibindi gusobanura inzira y'agakiza. Nidukomeza kuburebera hamwe, muzatanga cyane. Nubwo mwamwumva mwarabyize, muzatangazwa n'ubushyashya bwabyo. Ejo twabonye isomo rivuga ngo bandemera ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo. Twabonye uko ubuturo bwera bwari bwubatse. Iyo baguturutse mu rugo
tangu outi libanda winjiraga mu irembo okoti na porte ariko twabonye abantu batinjiye mu irembo nde tomona kipe bato bakotela na porte abantu buri inkike bato bamatamye abo Bibiliya yita abajura n'abanyazi bao Bibiliya bengi bamiyipi babandi bagomba kuzasubira inyuma bao wana bakozonga sima bakongera bagatangira poete babandela ariko bakomeze kwinjira mu irembo soko outi kokota na porte wageraga ku gicaniro cy'ibitambo kokoma nesika yako tumba kivuga umusaraba wa Yesu Kristo ezola kisekulusu ya Yesu nicyo umunyabyaha yiciragaho itungo rye na esika wana yako tumba bekande mosumu kyabandaki kobomela nyamo ya sila kikolomba masumu likolo kandi icyo gicaniro cy'ibitambo be esika wana yako tumba beka umunyabyaha wese mosumu kinyonso yavugiraga ibyaha bye ku itungo abandai kolomba masumu na ye likolo ya yabaga yarizanye nta nengero ifite abandai koyana mpate oyo azangi litono kugira ngo rishushanye umwana w'intama w'Imana utagira inenge kwete ebandai kolakisa mwana ya nzambe oyo azangi litono ariko mbere y'uko ryicwa liboso ya koboma mpate yabanza kurirambikaho ikiganza sengelaki yatombola loboko na ye akarivugiraho ibyaha bye yaloba masumu na ye likolo ya mpate wana ntabwo ryapfaga rikiriziranenge pate wana abandai kokufa mosantu te bivuga ko na Yesu mbere yo gupfa kwe Yesu pe liboso akufa yarabanje yikorera ibyaha byacu amemaki nano masumu na biso iryo tungo ntabwo ari umutambyi waryicaga pate wana nganga nzambe ne abandai ko ahubwo umunyabyaha niwe waryiciraga kasi mosumu kiyemo ko mutabandai kandi ibyo ngibyo icyo bivuga eligiko susolisa biso ete ni uko umuntu wese ariho amaraso y'umwana w'Imana moto nyonso akofuta ibyaha byawe nibyo byamwicishije masumu na ngape na yo de bomisa mwana bisa naho ari we wafashe icyuma ukamwica ezali lokola ngai tuyo tozwaki ndeni pe tobomaki iyo baguvuye ku gicaniro cy'ibitambo tangu osilisi na esika ko wageraga ku gikarabiro babane kokoma na esika ya kandi cyavugaga umubatizo elakisi libatisi ku gicaniro cy'ibitambo na esika kotumbameka Yesu aradupfira Yesu Kristo akufela biso ariko ku gikarabiro kasi esika kosukola natwe dupfira Yesu biso pe tokufaka elongo na Yesu maze tutagihumeka na kokufa tozopema lisusu te tugashyingurwa bakundi biso maze tukongera tukazuka pe tosekwi tukagumya kubaho pe tozobika kandi uko gupfa kuvugwaho kokufa oyo bazolobelawa umuntu wese mbere y'uko abatizwa mutu nyonso liboso ete azwa libatisi agomba gupfa ku cyaha esengeli akufa na lisumu gupfa ku cyaha bivuga iki kokufa na lisumu elikoloba biravuze ngo iyo icyaha gikomanze soki lisumu ebeti kokoko kigomba gusanga warapfuye esengeli ekuta yo okufa kuko nta muntu upfuye ukora po ete mutuka akufi aninganaka te alobaka iyo icyaha gisanze warapfuye soki lisumu ekuti okufa ubwo ntabwo ugikora okosala te ariko tugomba gupfa ku cyaha esengeli tokufa na lisumu tukaba bazima ku byo gukiranuka tozala bato ya bomo ipona makambo ya boyenge gukiranuka kugomba gukomanga kondima soki ebeti kokoko ugasanga turi bazima ekuti oza na bomo ariko icyaha cyo cyakomanga kasi lisumu soki ebeti kokoko kigasanga twarapfuye ekuti okufa umuntu ubatizwa atarapfuye ku cyaha mutu azwaka libatisi liboso ete akufa na lisumu aba ameze nk'umuntu ushingurwa akiri muzima ezali lokola makundi oza na umuntu nawe bomo umubatiza mutu pe oyo azobatisa aba ameze nk'ushingura umuntu utapfuye eza lokola mutu azokunda mutu aza na bomo mu gihe wabaga uvuye ku gikarabiro soki olongwe nesika ya icyo kivuga kosukola umubatizo oyo ezolakisa libatisi ni nayo mpamvu umubatizo wo mu mazi menshi yango wana libatisi ya mai ebele wa wundi wo kwibizwa oyo akozindisama ni wo wemewe yango nde ndima kuko niwe ufite icyo ushushanya ete yango nde eza na uvuga ndimola gupfa, na yango ezososolisa biso maze kokufa, tukongera tukazuka. pe kosekwa igihe umuntu amara ari mu mazi tangu mutu alekisa na mai ari munsi yayo na se ya mai bingana n'igihe Yesu yamaze ari mu gituro. ezolakisa tango Yesu Kristo alekisaka na kunda Niyo mpamvu ku gicaniro yango wana na esika ya kosimameka, Yesu aradupfira, Yesu Kristo azokufela natwe ku biso, gikarabiro tukamupfira. pe biso na esika ya kosukola na libatisi tozokufela Ariko iyo wabaga uvuye ku gikarabiro soki olongwe esika ya kosukola wahita kugera ku meza y'imitsima okokende na mesa oyo batia avuga kwiga ijambo ry'Imana. elingi koloba liloba ya Ndagira ngo nzambe mbabwire yuko uwo muntu wabaga umaze kwihana mutu oyo asi atubeli masumu na akaba ye, amaze guhamya kwe kwihana kwe abatizwa, atatoli kondima ye na nzela ya libatisi, Imana imuha impamba yitwa ijambo ryayo, nzambe akopesa ye bilei oyo babeli liloba ya nicyo nzambe. cyitwa meza y'imitsima. yango wana tokomona mesa ya mapa Kandi nanone uvuye ku meza y'imitsima
soki olongwe na mesa ya mapa wagera ku gicaniro cy'imibavu banako kende sika ya kotumba malasi kivuga amasengesho sika kotumba malasi ezola kisa mabondeli nanone ni ikintu umuntu umaze kubabarirwa yangwana mutu soka sikozwa boni agomba kwitaho cyane segeli acha angene na iyo wabaguvuye ku gicaniro cy'imibavu soko uti na sika kotumba malasi wajyaga ku gitereko cy'amatabaza okay na sika ya likunzi ya bamwinda ayo matabaza yagomba guhora yaka ku manywa na nijoro bamwinda wana baneko kufate selaki epela butu aho ni umuntu agomba kubwiriza ubutumwa abandi esika osengeli pe kotea sango malamu na kuri icyo gitereko cy'amatabaza na likunzi ya bamwinda nibwo dutangira kuba babwiriza nde tokomaka kotatola Yesu kuko icyambere tuba twarababariwe pote tusila kolimbisama icya kabiri tuba tumaze igihe twiga ijambo ry'Imana tusila kotanga liloba ya Nzambe icya gatatu tuba tumaze igihe dusenga tusila kobondela tuba dufite impamvu ihagije wana tozali na provision eko yo guhereza abandi pote topesa pe bamususu ndagira mbabwire bene data kana ibisabino bandeko urugendo rw'Imana rurasobanutse mopemo ya Nzambe za polele niyo mpamvu nta rwitwazo dufite ya mwana tokukozwa Nzambe kandi ubuturo bwera pe ema to sanctuaire irusha ibindi gusobanura urwo rugendo ezososolisa biso mingi koleka iyo baguvuye ku gitereko cy'amatabaza soko uti na likunzi ya bamwinda wajyaga ku isanduku y'ibihamya ogokende na sanduku ya yindi yabaga hera cyane oyo ezalaki na esika ya mosantu koleka yabagamo amategeko y'Imana 10 ezalaki na mibeko ya Nzambe zomi yabagamo urwabya rwa manu ezalaki na man yabagamo n'inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo baton d'Aaron tolinginda ya Aroni aho ngaho Imana ibwo ibirimo iturema bundi bushyashya tangu Nzambe azokela biso ya sika kuko ibirimo yandika amategeko yayo mu mitima yacu azokoma mibeko naye na kati ya mitema urugendo rwa gikristo rutugeza ahantu kure cyane mobembo ya mukristo ekomisa biso ahantu Imana yandika amategeko yayo mu mitima yacu esika Nzambe akomaka mibeko naye na kati ya mitema ahantu Imana ishyira ikimenyetso mu ruhanga rwacu esika Nzambe atyaka elembo naye na bilongi na biso nguko uko urugendo rwari rumeze yango wana mobembo ezalaki lolenge wana muri uyu mugoroba na poko ya lelo tujye kureba icyigisho cyiza tokotanga lite ya mususu gifitanye isano n'ubuturo bwera oyo eza na rapport na sanctuaire ndasaba Imana ngo he kugira umuntu ukomereka nazosenga Nzambe mutu moko te azoka ndasaba Imana kugira ngo nunakomereka atako kozoka Imana ikomore Nzambe abande pota wana kubera ko n'ubundi Imana poete Nzambe irakomeretsa azokisaka kugira ngo yomore poete akausa pota Imana irasenya Nzambe abebisaka ndako kugira ngo yubake poete atonga lisusu ndagira ngo tumbabwire ko ngiye kubabwira amagambo na kwebisa bino maloba ndabasaba Imana ko hatagira umuntu n'umwe urakara mutu asirika te ahubwo ndabasaba kwihana kasi mutu atube niwumva ijambo ry'Imana rigushinje soki ukoyoka liloba ya Nzambe elobeli yo aho kurakara no kuvuga ko utazagaruka mesika kosirika pe koloba eto kozonga ahubwo wihana Imana irakubabarira tubela Nzambe akolimbisa yo tugiye kureba icyigisho kivuga uburyo tozotanga litewa ezoloba Satani yibasiye ubuturo Satana asili kobundisa ema ya Nzambe kubera ko yari azi akamaro kabwo poete ayebaki tina ya ndako wana ya Nzambe maze akabusenya pe apanzaki yango guhera ejo hazaza kobanda lobi ekoya tuzareba ukuntu Imana yongeye gutangira kubaka ubuturo tokotala lolenge Nzambe abandelaki kotonga uyu munsi tujya gushingira icyigisho ku 200 lelo liteya na biso ekotala baverse 2 yanditse mu gitabo cya Daniyeli tokotanga na Daniel uwa mbere wanditse mu gice cya 8 Daniel chapitre 8 tokotanga na kombo na Yesu liseke yango elakisi pe nguya na yango ematiti epai ya basoda ya likolo ekweyisi ndambo ya basoda na yango na se na minzoto pe enyati-nyati yango elakisi kutu makasi na yango na mokonzi ya basoda nyonso ya likolo elongoli mabonza oyo bazikiselaka ye mokolo na mokolo pe ebebisi ndako na ye ya bosantu amen amen
muri iyi mirongo na kati ya baverse oyo bavuga ibintu byerekeranye n'ihembe bazolobela makambo etaleli liseke nk'uko binanditse muri Daniyeli igice cya 7. lokolo ekomami na Daniel chapitre 7 haravuga ngo rihinduka rinini balobi liseke ekomi munene rigera mu ngabo zo mu ijuru pe ematiti likolo ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi pe ekweyisi bamapinga mosusu na minzoto mosusu rirabisiribanga pe enyatinyati yango. umurongo wa 11 niho nashakaga verse 11 ndio kulobela mingi nuko ririkuza pe liseke emimatisi ndetse ryireshesha n'umugaba w'ingabo pe emikokani sina mokonzi ya basoda rimukuraho igitambo gihoraho pe elongoli kotumba mbeke pa mokonzi kandi ubuturo bwera burasenyuka. pe ebebisi sanctuary yanza. Iri somo rivuga uburyo verse ezolobela ihembe ryasenye ubuturo bwera, liseke epanzinda kuyanza rivuga n'uburyo ryakweye igitambo gihoraho. pe elongoli kotumba mbeka Ibyo nibyo tugiye kureba. yango nde tokoyekola lelo. Mbese iri hembe ni irihe? boni liseke wana ezani Iyo usomye muri Daniyeli mu gice cya 7 sototani na Daniel chapitre 7 tubona iby'inyamaswa ya 4 ozomona nyama ya mine yari ifite amahembe 10 azalaki na maseke zomi kandi ivuga ubwami bwa 4 pe ezolobela bokonzi ya mine aribwo bwami bw'abaroma. pe eza bokonzi ya baromain. Iyo ayo mahembe 10 maseke zomi ni amami y'Iburayi. ezali na Europe. Haje kumera irindi hembe na Europe wane bimaki liseke musu maze amahembe 3 akurwamo, pe misatu ekweyi rivuga kubaho k'ubupapa ezolobela koya ya bokonzi ya pape maze ikanesha amami 3 pe akweyisi maseke musu misatu nibo bavandari, beza bavandali nibo baheruri, des élus nibo ba astrogoti. les estrogotes. Naha rero mu gice cya 8 awa pe na chapitre 8 ya hari rya hembe liseke wana ezali ryanditse n'ubundi mu gice cya 7. oyo ekomami na chapitre 7 Iyo usomye mu gice cya 7 soko tani na chapitre 7 barimo basobanura iryo hembe bazolobela liseke wana ku murongo wa 23 verset 23 maze wa wundi arambwira ati bapesi ngai ndimbola boye iyo nyamaswa ya 4 nyama ya mine izaba ubwami bwa 4 ku isi elakisi bokonzi ya mine oyo ekobima na kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, ekeseni na bokonzi mosusu nyonso buzaconshomera isi yose yango ekolia ekonyata pe ekokatakata mokili mobimba buyimenagure. pe ekokatakata mokili mobimba. Kandi ayo mahembe 10 maseke zomi muri ubwo bwami hazakomoka abami 10 bokonzi zomi oyo bakokozwa bokonzi yango. hanyuma yabo hazaza undi mwami, sima na bango mokonzi moko akoya ariko we ntazaba asa n'abo ba ye mbere, akokani na ba oyo ya liboso te kandi azanesha abami 3. akolongola bakonzi misatu Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, akobimisa maloba ya mabe mpo na nzambe ya likolo kandi azarenganya abera bisumba byose, pe akonyokola bato ya ekolo oyo ya azigira nzambe inama zo guhindura ibihe n'amategeko, akolukaluka kobongola bafeti na mibeko ya nzambe kandi bizarekerwa mu maboko ye. bato ya ekolo oyo nzambe apona bakokweya na maboko na ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. mbula misato na ndambo. Iri somo verset oyo rivuga ko iri hembe barisobanura ezolobela liseke oyo ni ubwami bw'ubupapa bwagombaga kuza. ezali bokonzi esengelaki Ibyo bwagombaga gukora oyo esengelaki basala ni ukurenganya abera bisumba byose, konyokola bana ya ni nzambe uguhindura ibihe n'amategeko, kobongola ntango mpe mibeko ya kandi nzambe. Imana iravuze ngo bizarekerwa mu maboko ye. pe nzambe alobi bakotika bango na bokonzi wana. Imana itanga umudendezo cyane, nzambe azopesa bonsomi niyo mpamvu Satani yazanye icyaha mu ijuru, yango wana lisumu euta na likolo ariko Imana ntiyahita imurimbura. nzambe abebisa ye mbala moko te. Ubutegetsi bw'i Roma bw'ubupapa bokonzi oyo ya rome ya pape bwarenganyije abantu b'Imana banyokola bato ya mu nzambe myaka 1260 na 1260 kandi bwahinduye ibihe. pe babongola batango Mbere y'uko ibihe bihinduka, liboso batango ebongwama umunsi watangiraga izuba rirenze mokolo ebandaki kobanda na ukarangira izuba rirenze. pe kobima ya moi pe kolala Niko byanditse mu itangiriro. yango wana ekomami na Igihe Genèse. Imana yari irimo kurema, ntango nzambe abandaki kokela haranditse ngo buragoroba buracya, ekomami il y eut un soir il y eut un matin kandi pe
muri iryo somo na verset wana hagaragaza yuko mu guhinduka kw'ibihe ezolakisa na kobongola batango nibyo bituma uyu munsi abantu batabara iminsi neza. yango wana lelo bato bazotanga esu mikolo malamu. iyo ubajije abantu bose uyu munsi bato nyonso lelo barakubwira bati ni ku cyumweru, bakoyesa eza dimanche. ariko ndagira mbabwire yuko tika na yebisa bino ete muri Bibiliya na kati ya Biblia nta munsi witwa ku cyumweru. bapesi kombo na mokolo. iyo usomye mu Itangiriro sotangi na Genèse umunsi wa mbere witwa umunsi wa mbere, balobi kaka mokolo ya liboso, kuwa kabiri witwa kuwa kabiri, mokolo ya mibale, kuwa gatatu, mokolo ya misatu, kuwa kane, mokolo ya kuwa mine, gatanu, mokolo ya kuwa mitanu, gatandatu, mokolo ya kuwa mukuru, karindwi. mokolo ya saa. Mbese aho hari ku cyumweru harimo boni batangi dimanche hari kuwa mbere kugeza kuwa karindwi. balobi kaka mokolo ya liboso kino mokolo ya saa. ariko uyu munsi kasi lelo Bibiliya wita kuwa mbere. Biblia ebengi yango mokolo ya liboso. uyu nguyu niwe Imana yaremyeho umucyo oyo na mokolo ya liboso nde Nzambe akela mu Paul Itangiriro igice cya mbere. na Genèse chapitre. uyu nguyu niwe Yesu yazutseho nde mokolo Yesu asekwa muri Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Matthieu, Marc, Luc, nyonso. byarinze bikigera igihe cyo kuzuka kwa Yesu. ekomaki ti koseko ya Yesu uyu munsi Kristo. ukitwa kuwa mbere, mokolo babande kobenga yango kaka mokolo ya liboso. ariko ejo abantu bazavuga bati ni kuwa mbere. kasi lobi na ndenge ya mokili nde elendi bakoloba nde mokolo ya mbese liboso. niki gituma ejo hazaza abantu bayita kuwa mbere? mpona nini bato bakobenga lobi nde mokolo ya kandi liboso? Bibiliya ivuga ko Yesu yazutse kuwa mbere, soka nde Biblia elobi ete Nzambe asekwa kandi mokolo ya ubundi liboso. Yesu yarazutse uyu munsi. pe Yesu asekwa lelo. niba ushaka kubara nk'uko Bibiliya ibara, soko lingo tanga lokola Biblia etanga nawe fata umunsi Yesu yazutseho, tala mokolo oyo Yesu asekwa. kuko Yesu yawuzutseho witwa kuwa mbere, kwete Yesu asekwaka mokolo ya yambo ya liboso. nawe wite kuwa mbere. lope benga yango mokolo ya liboso. uzagera ejo byitwa kuwa kabiri, ya mwana lobi okobenga yango mokolo ya uzagera ejo bundi byitwa kuwa gatatu. lobi oyo ekoya okobenga yango mokolo ya ariko icyo kinyoma kimaze imyaka myinshi, kasi lokuta wana eumela kiri mu bintu ihembe ryakoze. euti na makambo oyo liseke azigira inama zo guhindura ibihe, akosala myango ya kubongo kandi ibihe byarahindutse. asolo batango ebongo isi yose ukundi bara birasekeje, mokili mobimba so tene bazotanga eza ariko hari uburyo Bibiliya yigisha. kasi Biblia ezola ikindi kintu iri somo rivuga cyagomba guhinduka litani oyo elobi pe eloko mosusu ekobongwana ni amategeko. eza mibeko ya Nzambe. mbese amategeko nayo yarahindutse? boni mibeko ya Nzambe ebongwana. igisubizo ni yego. eyano ezali iyo iyo dusomye mu Kuva soki totangi na Exode igice cya 20 chapitre 20 ahanditse amategeko 10 y'Imana, sika tozotanga mibeko zomi ya Nzambe. tugasoma ku murongo wa 7 soki totangi na verset 7 kugeza umurongo wa 11, uti verset 11 hari itegeko rya 4 eza na mobeko ya mibeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato ezoloba kanisa mokolo mu minsi 6 ujya ukora, kosala misala mokolo aho ari ukoreramo imirimo yawe yose, misala na mokolo motema. ariko wa 7 ni isabato y'Uwiteka. sambo ezali sabata ya mokolo. ibyo ni ibintu ihembe ryakoze, liseke asala makambo kandi rigereranya ubupapa. pe ezo liseke wana ezali bokonzi ya ariko muri iri somo ryo mu gice cya 8 na kati ya verset o mususu umurongo wa 11 chapitre 8 verset 11 haravuga ngo bamukuraho igitambo gihoraho, elobi ete alongoli kandi ubuturo bwera burasenyuka. pe apanzi ema ya Nzambe. reka dusome no muri Daniyeli tika totanga liso na Daniel igice cya 11 chapitre 11 umurongo wa 31. Daniel 11 verset 31 tokotanga na kombo na Yesu. basoda oyo ye akotinda bakokotela ndako ya bosantu na ville oyo batonga makasi, bakokomisa yango mbindo, bakopekisa bakozikisela Nzambe mabonza ya mokolo na mokolo, pe bakopika lisuma ya somo kuna. Amen. Amen. ahavuga uburyo azahagurutsa ingabo ze abazolobela ndenge kotelemisa basoda na zikonona ubuturo bwera, bakopanza kobebisa ndako ya Nzambe, bagakuraho igitambo gihoraho, bakolongola kotumba mbeka, bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. pe bakotia lisuma. aya masomo abiri dusomye
version mibale totali iryo muri Daniel 8 Daniel chapitre 8 umurongo wa 11 verset 11 n'iryo muri Daniel 11 Daniel chapitre 11 umurongo wa 31 verset 31 byose bivuga yuko ubuturo bwera buzasenyuka kandi byose bivuga yuko ubupapa aribwo buzabikora. Ndabasabye muze gusoma ibi bice mwitonze, muri buze gusanga koko aribwo buvugwa, kugira ngo wenda wumve mu gice cya 11 ku murongo wa 36 barimo baravuga uriya muntu uzakuraho ubuturo bwera. Ngiye kubabwira ikintu gishobora gutuma mumenya ngo ninde. Igice cya 11 Daniel chapitre 11 umurongo wa 36 verset 36. Nuko umwami azakora uko ashatse, mukonzi wana akosala ndenge alingi, yigire munini, akomikumisa, yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, akokokanisa ete alekinzambe, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza imana nyamana, akoloba maloba ya lofundu na nzambe ya banzambe, azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, akozala kolonga ti tango kanda ya nzambe ekongana, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa, pamba te nzambe akosala nyonso ndenge akana. kandi uwo mwami ntazita ku mana za basekuruza, mukonzi yango akotosa banzambe ya bakolo na yete, cyangwa kugushaka abagore, ezala oyo basi balingaka mingi, cyangwa ku cyitwa imana cyose. pamba te akomimona lokola aleki. Mbese nabahe abantu badashaka abagore? Banani o baluka basi pe, kuko guhera ku murongo wo hejuru twasomye koko bana na verse ya likolo barimo baravuga uwo mwami, bazolobera mukonzi wana, baravuze ngo azahagurutsa ingabo ze alobya kotelemisa mapingano zonona ubuturo bwera, bakobebisa ema ya bagakomeza bavuga ibintu uwo mwami azakora, bazoloba makambo mususu wako sa, kugera ubwo bavuga ngo ntazita no ku mana za basekuruza, kino bazoloba kokipe banzambe ya bakoko na yete, kugeza ubwo bavuga ngo azishyira hejuru ngo asumbe imana zose, alobya komitombola pe lofundu akoleka banzambe, kandi baravuga ngo ntago azita ku gushaka abagore. pe balobi akokipe na koluka basi. Bibiliya iba yanditse mu buhanuzi, Bibiliya ekomamakana ndenge ya cyangwa iba yanditse mu migani, ekomamakana masesete, ariko Yesu yigeze abwira abigishwa be kasi Yesu ayebisaka bayekoli na ati mujye mushima Imana bibotonda nzambe, kuko mwagize amahirwe kwete bozwani bakuma yo kujya mwumva iby'ubwami bw'Imana. ya kososola makambo ya bokonzi. Tugomba kumva ubuhanuzi tegeli tososola kuko Imana ishaka ko tubusobanukirwa. nzambe alitososola. Mbese ni gute boni ubuturo bwera bwasenywe? bapanzi ndako ya nzambe. Mbese ni gute ubupapa bwasenye ubuturo bwera? lolenge nini bokonzi ya pape epanzi. Iyo tuvuze gusenya ubuturo bwera, ntabwo ari ugukuraho amabati, ezakolongola batoni, ntabwo ari ugukuraho amatafari, ezakolongola babrikte, ahubwo ni ugukuraho umugambi ezakolongola myango Imana yari ifite ishyiraho ubuturo bwera. Nk'uko twabonye ubusobanuro bw'ubuturo bwera mu bintu byari biri mu buturo bwera, ibyo bintu byose byaribasiwe. Tugiye kugenda tubisubiramo kimwe kimwe maze turebe ukuntu byagiye bikurwaho, kandi ibyo ni ukwica inzira y'agakiza. Nk'uko twabibonye, ikintu kibanza ni igicaniro cy'ibitambo cyavugaga igitambo cya Kristo. Ndajya mbabwira yuko igitambo cya Kristo cyaribasiwe mu buryo bukomeye. Abatabizi bashobora kugira ngo nta kibazo, ariko igihe isomo riravuga ngo bamukuraho igitambo gihoraho, bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Mbese mwamuzi igitambo cya misa? Mbese mwamuzi igitambo cy'Ukarisitiya? Bibiliya ivuga ko igitambo ari icya Kristo, ariko baravuga ngo bamukureho igitambo gihoraho. Igihe Yesu yari ari ku isi, hari ibintu bibiri yakoze. Bimwe twabonye mu buturo bwera, icya mbere ni ukutubera igitambo. Turebye uburyo yicwaga buri ntama, Yesu yabaye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi.
uwo ni umurimo ukomeye Yesu yatukoreye wo kutubera igitambo. Ikindi kintu gikomeye Yesu yadukoreye, yakoze wa murimo umutambyi yakoraga wo kujya gusabira umunyabyaha amaze kwica itungo rye. Yesu amaze kutwitangira yagiye mu ijuru aba umuhuza wacu n'Imana. Iyo mirimo ibiri yose yaribasiwe na Roma. Wenda mwebwe mushobora kugira ngo abatemera Yesu ni abasilamu gusa, ariko najya mbabwira ibintu bidasanzwe kandi nabasabye gusengera mu mutima cyane. Ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo dukomeretse abantu, nta nubwo ari uburyo bwo kugira ngo wenda tubabwire ibintu bitari byo. Turanabasaba gukora ubushakashatsi nibataha. Ayo madini abiri afite ibintu ahuriyeho bikomeye. Yose yarimo gusenga, abarimo kubara amasaro, yose afite imisozi mitagatifu aho bajya gusengera. Ayo madini yombi akoresha ibimenyetso by'izuba n'ukwezi. Hari ibintu byinshi cyane, ndetse no kutemera Yesu barabihuza, keretse ko bamwe biba bihishe cyane, rubanda rugufi rukaba rutapfa kubimenya. Ariko abantu b'imbere neza bo barabizi. Iyo usomye muri Daniyeli mu gice cyaho cya 8 ku murongo wa 12, hahandi twarimo dusoma, haravuga ngo izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, ibyo ukurira bijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo ibyo ukurira bijugunya hasi. Mbese ibyo ukuri ni ibiki? Ntabwo rivuga ngo icyo ukurira ikijugunya hasi, ahubwo aravuga ngo ibyo ukurira bijugunya hasi. Muri Bibiliya habamo ibintu bitatu Bibiliya yita iby'ukuri. Icya mbere Bibiliya yita ukuri, icy'ukuri ni Yesu. Ni isomo rivuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo bavuze ngo ibyo ukuri bijugunya hasi, bijya kuri iryo somo rivuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Irindi somo rivuga ukuri ni irivuga Bibiliya, riravuga ngo ubereshe ukuri, amagambo yawe niyo kuri. Ubereshe ukuri, amagambo yawe niyo kuri. Byanditse muri Yohana mu gice cya 17 umurongo wa 17. Irindi somo riba muri Zaburi rivuga yuko amategeko y'Imana ari ukuri. 119:142 umurongo wa 142. Bosembo oyo otia ezali ya seko, pe mibeko nayo ezali ya solo. Iri somo riravuga ngo gukiranuka kwawe ni ugukiranuka ku iteka ryose. Amategeko yawe ni ukuri. Igihe bavugaga kuri biriya by'ihembe, bavuze ngo ibyo ukuri bijugunya hasi. Tugiye kureba mu buturo bwera uburyo Yesu yajugunywe hasi, kuko niwe wa mbere uvugwa ko ari ukuri. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni njye nzira n'ukuri
solo pe bomo n'ubugingo. nazali nzela solo pe bomo. Isomo rya kabiri avuga ngo Verset ya mibale ubereshe ukuri, sanctifie-le par ijambo ryawe ni ukuri. la parole et la vérité. Isomo rya gatatu ravuga ngo Verset ya misato elobi amategeko yawe ni ukuri. ibeko na yo ezali Iyo solo. tuvuze yuko igicaniro cy'ibitambo cyakuweho so balongola esika kotumba mbeka mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera, na lolenge ya kobebisa tuba tuvuze kwibasira umurimo wa Yesu wana ezo atake musala mu ya buryo Yesu. bw'igitambo. na lokola mbeka Turi buze no kubona uko yibasiye umurimo wa Yesu komona lokola liseke mu buryo bw'ubuhuza. Yesu lokola molobeli na biso. kubera ko Yesu yadukoreye ibintu bibiri bikomeye. Yesu asalira biso makambo mibale ya Yatubereye igitambo, azalaki mbeka na biso ajya mu mwanya w'intama yapfaga buri munsi. azalaki na esika ya mpate ya bana Icya kabiri yagiye mu ijuru ya mibale kuduhagararira imbere ya Data wete atelemana liboso ya tata no kutuvuganira. pe kolobela biso Ku gicaniro cy'ibitambo na esika ya kotumba bambeka niho havuga umurimo wo kutwitangira. ye ezoloba esika Yesu amipesi Kandi ndagira mbabwire ko isomo ryatubwiye ngo esika na Yesu abino version bamukuyeho igitambo gihoraho, balongoli kotumba mbeka bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, batie botututo nicyo gitambo cya misa, mesi ndenge basalaka nicyo gitambo cy'ukarisitiya, na Eucharistie bakuye igitambo gihoraho. balongoli kotumba mbeka. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu yapfuye rimwe liloba nzambe elobi Yesu akufa mbala ngo bibe bihagije iteka. pe ekoki mpona seko Ndagira mbabwire yuko abantu b'imbere kana yebisa bino bato basosoli bo bazi ibyo bintu neza. bayebi malamu. Ndagira mbabwire yuko abantu b'imbere nazoyebisa bino ete bato bo basosoli bazi ubwo bwiru neza. bayebi makambo wana ebomba. Muri Bibiliya habamo ubwiru bw'uburyo bubiri. na Biblia makambo ebomba na eza Ubwa mbere bwitwa ubwiru bw'Imana, ya liboso eza oyo ebomba mi ya ubwa kabiri bwitwa ubwiru bwa Satani. oyo ya mibale oyo ebomba mi ya Kandi ubwiru bwa Satani oyo ebomba mi ya satana ni ububwirwa abantu bamaze kwizerwa neza. ezali oyo bayebisaka bato basi Ntabwo abantu bose bakorera Satani. bato nyonso basalelaka Satani ntashobora kubabwira ubwiru bwe. satana kuko oyebisa bango mapomba Satani abatarabizera neza, satana andimeli bango nanu bien ariko kuri iyi si kasi na mokili hari abantu babyawe n'abagore ezali bato babotama na basi ariko bageze ku rwego kasi bakomi na niveau Satani abizera nk'uko yizera abadayimoni. oyo satana aza na confiance na bango lolenga aza confiance na bademon. Ndagira mubwire yuko abo bantu tika na isi oyo bato baba wana bameze nk'abasinye amasezerano na Satani, bazali lokola basinya bapacte na baba bameze nk'aho bamusezeraniye amasezerano. balaka ye makambo Abo Satani ababwira amabanga ye. bato wana satana ayebisaka bango Satani abazi ko badashobora gusubira inyuma. pe ayebi ete bakoki kozonga nsima. Ndagira ngo mbahe urugero. nakopesa bino ndali Iyo musomye mu byashyuwe igice cya 13 soki botali na Apocalypse umurongo wa mbere kugeza uwa 3 verset 1 jusqu'à 3 haranditse ngo ekomami cya kiyoka giha ya nyamaswa intebe yacyo, nyoka wana apesi nyama cya kiyoka giha iyo nyamaswa imbaraga zacyo, apesi ye pe pouvoir na ye kandi kiha imbaraga zacyo. apesi ye makasi Mbese mutekereza uburyo Satani ashobora guhaguruka ku ntebe ye boni bokososola akayihereza umuntu runaka, apesi yango akamuhereza imbaraga ze. apesi makasi Uwo muntu aba yaramaze kuba umwiru koloba ete moto wana ku buryo atasubira inyuma. basekre ya satana ko kozonga Ku nsima byerekeranye n'igicaniro cy'ibitambo, nawe etaleli esika kotumba cya kindi cyari mu rugo, oyo ezalaki na ekote kimwe cyashushanyaga umusaraba wa Yesu, oyo bandekolakisa ekulusu ya kimwe Yesu. cyigisha ko Yesu yatwitangiye. oyo bandekolakisa lombeka ya Ndagira Yesu mbabwire yuko biso cyakuweho elongolama mu buryo ab'imbere bashobora kubimenya, bato ya mayele mu buryo rubanda rugufi rutabimenya, kasi bato nyonso te keretse bageze ku rwego b'ababiru, obele soko okomi na keretse bageze ku rwego basinye soko amasezerano. okomi na livo ya kosinye Ariko ndabasabye bene data, nabondeli bino bani mumenye ko ibyo bintu ariko bimeze. oyeba ete makambo wana. Reka tuve ku gicaniro cy'ibitambo Tozongera esika ya maze kotumba. tujye ku gikarabiro. Tokende esika Nicyo ya cyakurikiraga igicaniro cy'ibitambo. yango nde ebandaki kola- Mu gihe turi kwiga isomo ngo ubuturo bwera bunasenyuka, Tangu tozotanga version olobi mu gihe turi kwiga isomo rivuga ngo azohereza ingabo ze zonona ubuturo, Tangu tozotanga koloba akotika mbese ubwo buturo bwasenywe bute? boni lolenge nini babebisa Ntabwo ari ugukuraho amabati, kubebisa wana eza kolongola ntabwo ari ugukuraho amatafari, eza kolongola babrike ahubwo ni ukwibasira umurimo w'Imana. eza kotelemela mosala Ni gute bakuyeho igikarabiro? balongoli esika ya kosukola Igikarabiro cyavugaga umubatizo,
wa wundi wo gupfa no kuzuka, wa wundi wo kujya munsi y'amazi, wa wundi wo kongera kuvamo. Ariko iryo torero mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera ryakuyeho umubatizo wa Bibiliya, riwuhinduza ibindi bintu, usimbuza ibindi bintu. Ndajya mbabwira yuko icyo kintu gikomeye cyane, kandi ibyo nibyo byitwa gusenya ubuturo. Iyo bakuvuye ku gikarabiro wageraga ku meza y'imitsima kandi yavugaga kwiga ijambo ry'Imana, nubwo abantu benshi batabisobanukirwa, ariko nzi ko ijambo ry'Imana rizakomeza gutembera mu bwonko bw'abantu, bazashyira barisobanukirwe. Mbese iryo toro ryakoze iki ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana? Ryakoze ibintu byinshi cyane. Icya mbere, ryabujije abantu gusoma Bibiliya, ribabwira yuko batayumva, ribabwira ko buri munsi bazajya basomerwa. Ubwo ni uburyo bwo gukuraho ameza y'imitsima. Ikindi iryo torero ryakoze ni ugufata ijambo ry'Imana bakaryongeraho ibindi bitabo bitaboneka mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya y'iryo torero igira ibitabo 72. Mu gihe Bibiliya yanditswe mu Giheburayo no mu Kigiriki ifite ibitabo 66. Ibyo byose ni ukwibasira ijambo ry'Imana. Nimuzasoma mu Byahishuriwe 11, muzasoma igice kivuga iby'abahamya 2 bahanuye bambaye ibigunira. Abantu bose bigaga ijambo ry'Imana bararenganywaga. Muri cya gihe nyine ingoma ya Roma ariyo yayoboraga, ariko bwami bwa kane. Ariko mu gihe nanone irya hembe ryari ryarameze, hariho Roma ya Gikirisito, hariho Roma ya gipagani yayoborwaga n'abakayizari, aho buri mwami wese yabaga yitwa Kayizari. Ariko iyo ngoma yaje gusimburwa ni Roma ya Gikirisito, aho buri muyobozi wese aba yitwa Papa. Nayo magambo ubwayo asobanura ibyo bintu byo kwigereranya n'Imana. Iyo tuvuze Papa bivuga kwigereranya n'Imana. Iyo tuvuze Monsenyeri ibyo byose bivuga kwigereranya n'Imana. Iyo tuvuze Sacerdote ibyo byose bivuga kwigereranya n'Imana, kandi bivuga kurwanya umurimo wayo. Ndajya mbabwire bene data, ikintu cyo kurwanya ijambo ry'Imana kirakomeye cyane, cyagejeje abantu aho n'uyu munsi bafite ingaruka zabyo. Habaye imyaka 1260, imyaka Bibiliya yita igihe cy'umwijima, yatangiye muri 538 igeza mu 1798. Icyo gihe hayoboraga Roma ya Gikirisito, kandi abantu benshi bishwe bazira gusoma Bibiliya. Ubwo ni uburyo ameza y'imitsima yakuweho mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera. Iyo baguvuye ku meza y'imitsima wageraga ku cyo bita igicaniro cy'imibavu cy'izahabu. Igicaniro cy'imibavu cy'izahabu kivuga ibyerekeranye n'umurimo w'ubuhuza, umurimo Yesu akorera mu ijuru. Kuri icyo gicaniro niho umutambyi yasabiraga umunyabyaha imbabazi. Yafataga imibavu myinshi akayongera ku masengesho y'uwo munyabyaha, agasabira uwo munyabyaha imbabazi. Icyo gicaniro cy'imibavu nacyo cyakuweho. Umurimo wa Yesu w'ubuhuza nawo waribasiwe, kubera yuko ntabwo muri Kiliziya Gatolika ntabwo Yesu ari we muhuza.
muhuza Yesu ndiye molobeli ahubwo abantu beza bapfuye kasi bato ya malamu abo nibo bahuza abantu n'Imana. abo ndiye balobelaka batu Bikira Mariya Maria niwe uhuza abantu n'Imana. yende alobelaka bato Ariko mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mukanda Paul akomelaki Timoteyo yaramubwiye ngo ayebisaki ye nta wundi muhuza molobeli mususu azali keretse umwana w'umuntu Yesu. obele mwana moto Yesu Kandi mu byakozwe n'intumwa Actes des Apôtres haranditse ngo komami kuko nta rindi zina kombo mususu ezali twahawe mu isi gukirizwamo epesamela biso keretse irya Yesu Kristo. obele kombo na Yesu Ariko mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera ntabwo Yesu ari we muhuza, Yesu Kristo pona bango ahubwo abapadiri bapfuye kasi basango abo ngabo nibo bahuza abantu n'Imana. Abo nibo babwirwa bati nyamuna mudusabire, abo nibo babwirwa bati namwe mudusabire cyane. Mbega uburyo ubuturo bwera bwasenyutse. Ariko nzababwira amagambo meza ejo tuziga isomo rivuga ngo bizageza iminsi 2300 ubuturo bwera buzongera bwubakwe. Ntabwo Imana yeretse ubuturo bwera ngo busenyuke burundu, ahubwo ibyo byabayeho kugeza igihe runaka, maze ubuturo bw'Imana burongera burubakwa. Tuzareba uburyo Imana izagenda isubiza ibi bintu ku murongo. Tuzareba abantu Imana izagenda ikoresha ngo buri kintu cyose cyo mu buturo bwera kigaruke. Ariko igihe wavaga ku gicaniro cy'imibavu cy'izahabu wageraga ku kintu ku gitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza kivuga iki? Kivuga ivugabutumwa. Niyo mpamvu hari amategeko avuga ngo uzinjiza mu gitereko cy'amatabaza ukongeza amatabaza yacyo. Ibyo bivuga kubwira abantu ubutumwa bwiza. Mbese ni iki Roma yaba yarakoze? Abantu bose babwirizaga ubutumwa bwiza bose Roma yarabishe. Mbese mutekereza ibya Martin Luther? Uwo ngo yari umupadiri, aza kuvumbura yuko umuntu akizwa no kwizera adakizwa na indulgensiya. Aza kuvumbura yuko kusaba imbabazi abantu bitemewe. Ariko Roma yaramurenganyije maze yashoje inamwishe. Hari abo bita ba Wycliffe, hari abo bita ba Knox, abagorozi benshi cyane bagiye bitandukanya na Roma maze bakabwiriza ubutumwa bwiza. Bamwe batwitswe mu muriro, abandi bagaburiwe inyamaswa. Ibyo ni ugukuraho igitereko cy'amatabaza, ni ukuzimya urumuri rw'Imana, ni ukugira ngo abantu bagume mu mwijima. Kandi Imana yari yaravuze ngo icyo gitereko cy'amatabaza kigomba guhora cyaka ku manywa na nijoro, kuko biravuga ngo mbese hari uwacana itabaza akaritwikiriza inonga. Itabaza rigomba gushyirwa ku gitereko maze rikamurikira abari mu nzu bose. Umwijima uyu munsi sifite nta hantu Roma ishobora kuhungira, kubera ko ariyo nyirabayazana yayo. Abantu bose baturutse muri iryo torero nubwo bagiye mu yandi matorero, ariko umwijima barikomoyemo n'uyu munsi uracyabakurikirana. Ibinyoma bahakuye n'uyu munsi biracyabakurikirana. Igihe baguvuye ku gitereko cy'amatabaza wajyaga ku isanduku y'ibihamya, wajyaga ku isanduku irimo amategeko 10 y'Imana, kandi icyo ngicyo nacyo cyakuweho. Roma yakoze ibintu bibiri ku mategeko. Yakuye itegeko rya kabiri mu mategeko 10, rya rindi rivuga
ngo ntukiremere igishushanyo iryo ngiryo barikuyemo. Iyo usomye muri katigisimu usanga yuko iryo tegeko rikitaba mu mategeko 10 kubera yuko iryo tegeko ryagombaga kubarwanya. Ni nayo mpamvu twasomye amagambo Daniyeli yanditse mu gice cya Daniyeli cya 7 ku murongo waho wa 25 haravuga ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ya yandi Imana yavuze yuko kugeza ijuru n'isi bizashirira atazavaho inyuguti imwe, atazavaho agace kayo gato. Roma yarahinduye maze iravuga ngo kera umunsi w'Imana wari isabato, ariko Kiliziya Gatolika yishyiriyeho umunsi wa mbere w'icyumweru. Abantu benshi cyane bari muri uwo murongo, ariko amategeko y'Imana yakozweho maze mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera isabato ikurwaho. Ubu abantu benshi cyane bafite amategeko 8, bafite amategeko 9, kandi Imana yaravuze ko ari 10. Hari ikintu gitangaje ku mategeko. Igihe Imana yahaga Mose ibindi bintu byose byanditswe n'abahanuzi, ibindi byanditswe n'intumwa za Yesu, ariko amategeko yo yanditswe n'urutoki rw'Imana. Ikindi kintu gikomeye ku mategeko, Imana yanditse ku mabuye kugira ngo ivuge yuko kugeza ijuru n'isi bizashirira atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gatoya. Igihe Mose yazaga agasanga baramye ikigirwamana, yafashe amategeko yakubita hasi, ariko ntabwo Imana yamubwiye ngo warayasomye uzongere uyandike. Yaramubwiye ngo uzongere waze bya bisate maze wongere ugaruke, ayo mategeko nzongera nyandike. Muri iriya sanduku yari irimo amategeko, hejuru yayo habagaho abamarayika 2 bahora bareba hasi, bivuga uburyo amategeko afite icyubahiro, bivuga uburyo arinzwe n'abamarayika b'Imana, kugeza ubwo Yesu yavuze ngo icyoroshye ni uko ijuru ryavaho, icyoroshye ni uko isi yavaho, kuruta ko amategeko yavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gatoya. Iryo somo riravuga ngo ni uko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, nubwo ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mwijuru azitwa mutoya. Kandi nanone muri Yakobo mu gice cyaho cya 2 umurongo waho wa 10 haranditse ngo umuntu wese witondera amategeko agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Kuko wavuze ati ntukice, ni nawe wavuze ati ntugasambane. Nuko rero nutice ariko ugasambana uba ucumuye amategeko yose. Kandi umurongo wa 11 uravuga ngo mukore kandi muvuge nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko. Ubu papa bwibasiye amategeko y'Imana maze bukura itegeko rya 2 mu mategeko 10, maze bahindura itegeko rya 4, bakura isabato ku munsi wa 7, maze bashyiraho umunsi wa mbere. Kandi Imana bavuze ngo yarabihoreye, haravuga ngo bizarekerwa mu maboko ye, kubera ko Imana itanga umudendezo. Abantu benshi baribaza bati ni ukuki Imana itarimbuye Satani, ariko niko utekereza. Ubajije uti kuki itarimbuye Satani, wanibaza uti kuki njyewe ngihumeka n'ibyaha byose nakoze. Ariko ibintu byose bigira igihe cyabyo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe
n'igice cy'igihe bizashirira. Haravuga ngo nibimara gushira urubanza ruzashingwa. Nubwo Imana yihanganira abantu ariko bizagira iherezo. Ndajya babwiye ko iryo torero rya Roma ryahawe imyaka 1260, nuko abayuda nabo bahawe imyaka 490. Kuko iyo usomye muri Daniyeli mu gice cya 9 umurongo wa 24 haranditse ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe. Ubwoko bwa Daniyeli bwari abayuda. Ni nk'aho Imana yababwiye ngo mbahaye imyaka 490. Iryo somo ravanga ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe, kugira ngo ibyaha bishire, kugira ngo gukiranirwa gutangirwe impongano, kugira ngo baboneke gukiranuka ku iteka. Kubera ko Imana yifuza ko bagera kuri urwo rugero, yabahaye igihe kingana n'ibyumweru 70. Abayuda bahawe ibyumweru 70, abagatolika bahawe imyaka 1260, mu gihe cyo kwa Nowa bahawe imyaka 120. Ndagira ngo nkubwire ko nawe wicaye aha ufite igihe Imana yaguhaye, kandi ntabwo igihe cyawe nikirangira uzaba ugize ibyago cyane, uzaba usigaye uriho nyuma y'igihe cyawe. Niyo mpamvu Dawidi yaranditse ngo utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo bwatuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndagira ngo mbwire abantu bari muri iri teraniro, iminsi yanyu irimo irabacika, kandi nk'uko igihe cy'abayuda cyarangiye ntibasenyuke, icy'abagatolika kikarangira ntibasenyuke, nawe icyawe nikirangira ntabwo uzapfa, ahubwo uzasigara uriho nyuma y'igihe cyawe. Mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi haranditse ngo umuntu wese afite igihe cy'imbabazi, aho Imana ibishaka kuvugana n'umutima we, aho Imana ibizimurarikira kuyiyegurira. Ariko icyo gihe kigira iherezo. Imana izagumya kurarika abantu, izagumya kubaha amahirwe, ariko izagera ubwo ibararika ubuheruka. Mbese mujya mutekereza iby'abayuda? Yesu yarababwiye ngo kuko mutamenye igihe mwagendererewe, igihe kizagera maze umwanzi wanyu abubakaho uruzitiro, azabarinda cyane, azabatsimbanirana n'abana banyu batuye muri mwe, ntazabasigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendererewe. Iyaba washobora kumenya kugendererwa kwawe, we wicaye muri iri teraniro, Yesu yaravuze ngo iyaba wari uzi icyaguhesha amahoro, ariko none gishwa amaso yawe. Mbega uburyo abantu benshi baba bafite igihe gitoya ariko bakaba bari kugikoramo ibirori. Mbega uburyo batazi ko igihe cyabo kiri kubashirana. Ndagira ngo mbabwire bene data, igihe cyawe cy'imbabazi ukwiriye kugikoresha neza, kuko Imana yavuze icyo yahereye igihe abayuda ni ukugira ngo ibicumuro bicibwe, ni ukugira ngo ibyaha bishire, ni ukugira ngo gukiranuka kuboneke ku iteka. Ntabwo Imana iduha igihe ngo twubake inzu, ntabwo Imana iduha igihe ngo tugure imodoka, ntabwo Imana iduha igihe ngo twige amashuri, ahubwo Imana yaravuze ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe, kugira ngo ibyaha bishire, kugira ngo haboneke gukiranuka ku iteka. Mbese igihe cy'abayuda cyararangiye? Yego, cyararangiye muri 34. Maze Pawulo aravuga ngo nimurebe ko mukwiriye agakiza, ubwo mwanze agakiza, ngaho duhindukire abanyamahanga.
igihe cy'abayuda cyararangiye ariko kirangira icyo bagiherewe batakigezeho, kirangira ibyaha bigihari, kirangira ibyaha bigihari, kirangira gukiranirwa kugihari, ariko kuko igihe cyo kidahagarara igihe cyabo cyo kirarangira. Imana yahaye itorero ry'abagatulika amagambo avuga ngo, Imana yaravuze ngo azarenganya ubwoko bw'Imana, azakuraho amategeko ahindure n'ibihe, kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Imana rero itanga igihe, ariko icyo gihe kizagira iherezo. Ejo tuzareba ukuntu icyo gihe cyabo cyarangiye, tuzareba uburyo Imana atangiye gusubiza ibintu ku murongo. Kandi bene data, ndagira ngo mbabwire yuko kubaho nyuma y'igihe ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu utakwifuza, kuko uhinduka nka Kayini, uhinduka nk'abantu bagiye bakora icyaha kitababarirwa, icyaha cyo gutuka umwuka wera. Imana barakomeje kukurarika kandi barakomeje kukwinginga mu gihe cyawe cy'imbabazi, nawe ugakomeza ukanga, Imana ikaguha ikiganza maze ikagusezeraho. Muri uyu mugoroba tubonye uburyo ubuturo bwera bwasenyutse, tubonye uburyo buri kintu cyose cyo mu buturo bwera cyose cyibasiwe, cyose cyakuweho mu buryo bwo kwica inzira y'agakiza. Ibyo byakozwe na Kiliziya Gatulika, ndabasaba kubyakira neza kandi ndabasaba gukora ubushakashatsi. Muzatangara cyane, muzatangazwa n'ibintu mutigeze mumenya mubonye uburyo ubuturo bwera bwasenyutse. Ejo tuzareba ukuntu bwongeye kubakwa, tuziga isomo rivuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, maze ubuturo bwera bubone kwezwa. Biravuga ngo maze ubuturo bwera bubone kongera kubakwa. Imana yatanze igihe, kandi hari ikintu nshima Imana, uyu munsi ubuturo bwera bwarongeye bwarubatswe kandi bwarongeye bwaruzuye. Ndasabira umugisha umuntu wese uri muri iri teraniro, kugira ngo Uwiteka muhe imyumvire myiza, kugira ngo Uwiteka murinde kurwanya Imana mu mutima we. Ndamusaba cyane kwicisha bugufi, ndamusaba kwemera ibyaha bye, nubwo yaba yarabikoresheje n'abantu. Imana izabimubaza, kereka nagira amahirwe nk'aya Pawulo, wa wundi wavuze ati nabikoze mu bujiji ntarizera, ariko narababariwe. Kereka nugira amahirwe gusa, naho ubundi kuba warayobejwe uzabibazwa, kuko twese Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo twebwe ubwacu turyisomere, kugira ngo kandi twebwe ubwacu turyimenyere. Abantu benshi babitse ubugingo bwabo abayobozi babo b'amatorero. Abantu benshi bazi yuko ibyo pastor wabo avuze ariko bimeze, nta bundi bushakashatsi birirwa bakora, ariko ndagira mbabwire ko bafite urubanza. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Nta muntu uzajyana na pasiteri we, nta muntu uzajyana n'umwigisha we w'idini. Imana izabaza umuntu wese nk'iyamuhaye uburenganzira bwo kwimenyera inzira y'agakiza ku giti cye. Niyo mpamvu mbararika kugira ngo mufate igihe gihagije cyo kwiga ijambo ry'Imana. Imana yabasezeraniye umwuka wera wo kuzajya ribasobanurira. Abantu benshi baravuga bati turabisoma ntitubyumve, ariko ndagira ngo mbabaze ikibazo. Mbese iyo umunyeshuri agiye ku ishuri akiga ibintu akumva ntabyumva, mbese icyo akora ni ukuva mu ishuri
ahubwo ni ugushyiramo imbaraga, ni ugushaka ibindi byamufasha kuryumva, ariko agomba gukomeza. Umwuka wera azabimusobanurira. Imana nibona ufite umugambi, nibona wifuza ubuyobozi, umwuka wera azakwegera. Ariko wowe ugerageza rimwe, wakumva utabyumvise, ugahita ubitsa abayobozi bawe ubugingo bwawe, ukavuga uti jyewe nzajya numva ibyo bambwira maze jyewe mbigenderemo. Urubanza rurahari kandi rurakomeye. Niyo mpamvu ukwiriye kwihana. Imana ibaha umugisha uyu munsi. Nzi neza ko ntazabigisha ibintu byose, ariko hari ikintu kimwe nshobora kubararikira. Icyo kintu mukazakinyibukiraho muri aya materaniro, mukavuga muti uyu muntu kuki iki kintu yakibanzeho. Ndagusabye ngo ugire Bibiliya inshuti yawe. Ndagusabye ngo ntukayisome rimwe na rimwe. Ndagusabye ngo ntukagire umuntu n'umwe wumva ari uzayigusobanurira. Nubwo uyu mwanya ndi kuyibasobanurira, ntabwo nshaka ko mumfataho urugero, ntabwo nshaka ari jyewe mushyira imbere. Ndashaka ko Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine, ibabera umujyanama. Muzatangazwa n'inama mudashobora kubwirwa n'undi muntu. Muzajya mwumva Imana ubwayo irimo ibaganiriza. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ibyanditswe byera ni nk'itabaza rimurikira ibirenge byacu. Ndajya mbabwire ko ibirenge byacu ni ibitekerezo. Imana igereranya ibirenge n'ibitekerezo, kuko byaba ibirenge n'ibitekerezo byose biragenda. Ubu dushobora kuba turaha tugasubira mu rugo iwacu. Niyo mpamvu haranditse ngo nujya mu nzu y'Uwiteka ujye urinda ikirenge cyawe kugira ngo udasubira mu rugo iwanyu. Ijambo ry'Imana itabaza ry'ibirenge byacu, kandi ni umucyo umurikira inzira zacu. Umugaragu w'Imana Dawidi yaranditse ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Aho ni muri Zaburi 119 umurongo wa 11. Ijambo ry'Imana ni rwo rukingo rwonyine rushobora kuturinda gukora icyaha. Niyo mpamvu Dawidi yaranditse ngo naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Kandi umugaragu w'Imana Pawulo yaranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro kwigisha umuntu, bigira umumaro kumwemeza ibyaha bye, bigira umumaro kumutunganya, bigira umumaro kumuhanira gukiranuka, bigasiga umuntu w'Imana ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Risiga umuntu w'Imana ashyitse rikamusiga yuzuye, rigasiga afite ibikwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Ibyo ni ijambo ry'Imana ryabikora ryonyine. Ntabwo igifungo cyabikora, ntabwo inkoni zabikora, ariko ijambo ry'Imana ryo rigira umumaro kwigisha umuntu. Byanditse muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 na 17. Ibyanditswe byera byose, mbese n'ibyanditswe byera bingana iki? Ibyanditswe byose bigira umumaro kwigisha umuntu, bikagira umumaro wo kwemeza abantu ibyaha. Iyo abantu biri ku murongo wo kubigisha nta kibazo bagira, ariko iyo bigeze ku murongo wo kubemeza ibyaha, aho kubyemera bararakara. Niyo mpamvu no muri iri teraniro ubu hashobora kugira abantu batabarakaye, ariko ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, rigasiga umuntu w'Imana ashyitse afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Iyo usomye mu Baheburayo mu gice cya 4 umurongo wa 12 hari amagambo y'ingenzi. Pamba te maloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya. Nguya na yango eleki kutu oyo ya mbeli ya etumba ya mino mibale.
maloba yango ekotaka tina esika molimo pe bomo ezali tina esika mikuwa na mafuta ya kati ya mikuwa ezali maloba yango ebimisaka pe esambisaka baposa pe makanisi ya mitema ya bato elakisaka makambo nyonso oyo ebombama. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ririzima rifite imbaraga rica abantu ku bintu bakundaga. Ijambo ry'Imana rirabaconga rifite ubugi buruta bw'inkota zose. Ijambo ry'Imana rahinguranya. Nshuti yanjye muvandimwe, ijambo ry'Imana ndarikuraze icyo kintu uzakinyibukireho muri aya materaniro. Icyo kintu nugikora uzabona ibintu utari kwigishwa n'umupasitoro wawe, uzabona ibintu utari kwigishwa n'umuyobozi w'itorero ryawe. Ijambo ry'Imana ugomba kurigira iryo witaho buri munsi. Bizakugirira akamaro. Mu gitabo tugira cyitwa imigani ya Kristo, mu gitabo cyitwa imigani ya Kristo harimo icyigisho kivuga ngo imbaraga z'ubutumwa bwa Kristo. Aho ngaho barimo bavuga ku gitubura, uburyo gishyirwa mu mugati n'uburyo kiwuhindura. Hari ikibazo kibaza ngo kuki uyu munsi usanga hakiri abantu b'abanyangeso mbi, abantu bagira amagambo menshi, abantu bagira umujinya cyane, abantu bafite imico ikomoka kuri Satani, nuko batashyize igitubura mu mugati. Haranditse ngo iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, rikorera mu bitekerezo, rigakuramo ibintu bitwocamye, rikaremamo umuntu ikiremwa gishyashya, ikiremwa kizajya mu ijuru bakacyemera. Mbega uburyo ijambo ry'Imana ririzima, mbega uburyo rifite imbaraga, mbega uburyo rifite ubugi buruta bw'inkota zose, mbega uburyo ryakora ibintu gereza itakora. Umuntu bashobora kumukubita bakageza ku rwego bamwica ataremera icyaha cye, ari gusoma ijambo ry'Imana abantu icyaha cyabo bakacyemera. Ugasanga abantu b'abagabo barimo bararira bya bindi bitakorwa n'inkoni, kuko ijambo ry'Imana ririzima, kuko ijambo ry'Imana ririzima, kuko rifite imbaraga ziruta. Haleluya. Imana ibaha umugisha mwese, ibarebesha amaso y'imbabazi, ibakundisha ijambo ryayo, kandi amaherezo bizatubashije kuzajya mu bwami bw'Imana. Ndabisabira buri muntu wese mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.